Muraho bahaye ikaze nanone mu kiganiro makuru ki ku kabari dukubise twihuta n'inkuru ya mbere bigishyushye. God have mercy upon uyu us. mwuga mwiza w'itangazamakuru twinjiyemo kwa Nirokinga ni sawa, ariko ntabwo twari twiteze kuzakubitaniramo na surprise zingi. Komanyoko Aya matama baraza kuyacaca, sinjyewe ufite mani. Turabigarukaho ari nako turaza kugaruka ku kibuno kiri kuvugwa muri uyu mwandiko cya Okaziyo. God have mercy upon us. Hanyuma ngo ababishinzwe ngo nibatagira icyo bakora ngo n'intwarane ziraza kunanirwa. Nanjye ndi umugore w'umugabo ariko umunange umaye 2 rwose twagenda. Mfite umwana w'imyaka 20 na 14 n'uw'imyaka 10. Urabona ibi mbikwiriye. Agahinda karakanyagwa kagugugu na nkimani kukamanuka adacuramye. Ubwo dukubise rero twihuta, reka duhere kuri iki kibuno cya Okaziyo. Uyu nguyu yitwa Isimbi ngo akaba ashinjwa kuba afite ikibuno ngo cya Okaziyo, ngo ariko kandi bitabaye ibyo ngo nta nubwo abashaka umuntu uvuga kuri iki kibuno cyiwe. Mu kiganiro rero yari ari kumwe n'uwo bita Gasana. Gasana yagize gutya aracikwa abakivuzeho, avuga n'impamvu nyiri kugishyiraho yagishyizeho, babimukozeho urushyi rw'amatama ngo tiko. Komanyoko Mbega muri make bamukubise urushyi rurumira. Azira iki? Kuvuga ku kibuno cya Okaziyo. Uri kumva ako kantu ka Okaziyo nakomeje kukubwira? God have mercy upon us. Ngo zimwe mu mpamvu rero ngo zamuteye gushyiraho kino kibuno cya Okaziyo yazisobanuye agira atya ati burya ngo abagabo bakunda abakobwa bafite ikibuno. Wenda ashobora kuba atabeshye ariko si bose. Ngo akikubona ufite ikibuno ngo mu mutwe we ahita yifuza cyangwa se ngo ahita yumva ashaka kureba ngo wambuye, akakureba ko k'ikibuno. Umugabo rwose nawe yaba ari Okaziyo. Ariko kandi amakuru twifitiye aturuka mu binyamakuru ndetse n'abashakashatsi babigize umwuga avuga ko ikibuno cyangwa umugore ufite ikibuno ngo bigaragaza ngo umuntu uba ufite ubuzima bwiza, ngo yewe ngo bizanamufasha yuko ngo aba azabyara neza. Ariko uwo ni umuntu ufite ikibuno kiri natirere. Bivuze ngo rero nimba ufite ikibuno cya Okaziyo, menya ko umeze nk'umucuruzi wa forode. Abaforoderi mwese ndabasuhuje. Ariko ukagira ngo kubona ikibuno cya Okaziyo biroroshye. Aha, ni miliyoni na za miliyoni. Reka tubanze twumve uko babivuzeho gatoya, ubundi tugaruke mu kiganiro. Ntago nabitekereza, ariko reka nkubwire ikintu kimwe nzi ku gitsina gabo cyinshi. Urumva? Iyo abonye umukobwa, urumva, cyane cyane ku bagabo bavuga umukobwa afite ikibuno bla 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 n'ibindi, ikintu cya mbere yifuza ni ukumubona yambaye ubusa. Niba ari byo uri gutekereza. Blood of Jesus. God have mercy upon us. Aha. Ibyo kabisa ukicara ari ukareba Isimbi yambaye uko yavutse. Icyo nicyo kintu kikuri mu mutwe. Kandi rwandeshya. Kandi no kubibona. aha Uri kubona ari byo ndi gutekereza kabisa. Niyo bavuga ngo ntago ari byo, ntago wambeshya mwana. Ibibuno bya Okaziyo mbanze babiri mu kazi. Ubwo reka twikomereze. Hanyuma rwose wenda na mbere yuko dukomeza iyi video ntabwo nayishyizeho kugira ngo tuyivugeho, nako nta kintu gisekeje kirimo, kugira ngo muri kwibona ngo uyu mukecuru ukora akazi agiye kumva, mugiye kumva yivugira. Sinzi nimba hari icyo twakora. Natwe ntabwo tworohewe, ariko rwose mwakabyaramwe abantu bazi no mukecuru umufasha. Njye ndamufasha mfite iki. Ukuvuga ngo ntabwo byoroshye, reka tubanze tubyumve. Ikibazo gihari
ni ubushobozi buke. Nibadushakira ibyo dukora. Nanjye ndi umugore w'umugabo ariko umunange umaye 2 rwose twagenda. Mfite umwana w'imyaka 20 na 14 n'uw'imyaka 10. Urabona ibi mbikwiriye ariko urabikora none ntabikora nabigenza ne. Muramushatse mwareka tugapfukama tugasenga kuko ubuzima ntabwo bworoshye. Kubatangiye bavuga ngo urubyiruko rurakennye ngo nibyo bituma ngo rwishora mu biyobyabwenge urukishora mu mayoga. None ndibaza ayo mayoga barayatoragura, ibyo biyobyabwenge barabidownloadinga. Ahubwo mwebwe ntabwo muzi abantu bakennye, nako nizere ko mubabonye. Ubwo rero reka dusoreze hano kiganiro makuru ki ku kabari. Urumva muri iyi minsi ndi kubacacangamo utuntu dutoya ko nari maze iminsi nakora kubera ko bari barampaniye ngo na violating the YouTube terms and community guidelines. Ariko rero izi video ubwo ni mpamvu muri kuzibona gutya zizaho ni za kera nashutinze kera ariko ndazibabikira kubera ko mbakunda. Ikibazo cyane se ko mbakunda n'agacupa kanyunze. Ubwo ndabashimiye cyane nuko twabanye mu kiganiro makuru ki ku kabari. Ndabakunda cyane, mukomeze mupeze naho mu kiganiro makuru ki ku kabari cyo gutaha ubwo njye mba mvuyemo. Hasta la vista.